Ngo Imana iravuze, mudukeka ubujiji bujejeta mukatujora uko mubishatse, mukajijwa mutubwira ibyo tuzi, twatuza mukadutamiriza ubucucu, ngo nibwo twacuditse nabwo tukabuha n'icumbi. Yego Imana iravuga yo ikavuga, ikavugisha uwo ishatse n'igihe ishaka, igasohoza icyo ishatse mu gihe cyayo, ariko ivuga igikwiye mu gihe gikwiye, kikazira icyasha, mbese kizira amakemwa. Yo ubwayo igira iti, utaranasamwa mu nda y'uwakwibarutse nari nkuzi, nari narakwitoreye ngo mbere intumwa, genda rero umvugire ntutinye turi kumwe. Niba iyakara itegura uwo ishatse, ikamutegura akiri urusoro, ikamutegurira ijambo rizira amakemwa, yatunguka akazira gukemangwa n'icyo yatorewe kikabanza mbere. Mbese burya niyo yivugira, wowe ukaba igikoresho, ukizihizwa no guhindura uwo ishaka, ariko banza umare amakenga, urinde, wateguwe ute? Wateguwe nande? Ndabyumva yatowe Sawuli wayitotezaga, ariko ibanza kumutegura, maze gutuza imuha izina rishya ahinduka Pawulo, ariko si wowe ko ukiri wa wundi, uguhinduka ari inzozi, uguhindana ari inzira. Umugore wafashwe asambana, mbese umwe w'igicibwa, amaze gucishwa bugufi, dore ko uwababariwe akunda cyane, yakira impuhwe zayo zinuka gucumura. Mariya Madalena si we watangaje inkuru nzima y'izuka ari iruta izindi, abikesha guhurwa ikibi, akakira icyiza kikamutera ishema n'isheja, akakigira intwaro n'ingabo icyarimwe. None wowe urinde wo kuvugisha yombi ngo Imana yavuze, ivugana na mutima wuje ikibi wateye, kikamera nk'uko uteye, kigakura kikaba inganzamarumbo, kikagusaba umubiri wose? Ngo harya ngo uri umuririmbyi, umuyobozi n'umutoza w'abaririmbyi, mu ngoro y'Imana uba wahanitse igisenge kikenda kuguruka, ngo ijwi ryiza rinyura bose ukarirusha Rusifero. Kuririmba neza ariko ntumenye uwo uririmbira, abo utoza bagize amahabara, wababona mu ngoro muramya rugira ntiyababona ijuru, mwiyorosha igicuku gikorwa ari imbanziriza-rupfu. Uri umukobwa uyu wuje uburanga, wiyemeje gutega abavugabutumwa ukabatera kugwa mu nyenga, wiyibagije ikigenewe uzagusha umwe mu bayitorewe na Rugira. Ni wowe se wasizwe amavuta, ngo uvugiriye kare, Rurema akagutora agukunze, akagutaka bitambutse, akageso kakanga, urwo yaguhaye karuhurwa, ngo hari aho ubona utwana tukugwa mu byano, tukakuruta uwo washatse, ukadusengerera iwawe isarisarika bose, mu gukinga rugakinga batanu. Harya ni wowe mugore w'umusirimu, utazonsaba uwo wabyaye ngo atazagwa, ukayobokaho ibyumba n'ubutayu, ngo bagukeke gusenga, nyuma y'aho atazonsaba yibarutse, akagabizwa abagabo batagushatse? Urinde, ijambo uvuga warihawe nande, ukuraho imbaraga nk'izo, ku buryo utinyuka gusangirira ku meza matagatifu n'icyasha kikuzuye, nyuma ngo Imana iravuze. Simpakanye ko Imana ivuga, n'ibikuvugisha niryo hirwe, njye simbeshya ngo ibirabimbwiye, ariko yampaye ubwenge n'umutima, ngo nsesengure kandi nshungure. Aragowe uwiha ijambo akararika imbaga ya Rugira, ngo niko Imana ivuze, ayibeshyera ataziranye nayo, no mu birota atarigezemo. Arahirwa kandi uwo yihitiyemo, agahora yizihirwa no kuyivugira, icyiza kikamuhora ku mutima, mu bibi akayiyambaza ngo imutabare, itazamutererana mu magorwa. Izamutera nk'igiti cyo ku mugezi, amababi yacyo azatohagira, yera imbuto uko igihe kigeze, agira ishya n'ihirwe ntaretse n'ubugingo bw'iteka. Uretse amaboko asumba inzika, kuvuga Imana yabigize umurimo we bwite, nk'akarima k'igikoni basoroma bwije, amaturo uziko ayacumuza izi, wahindutse amenyo y'Imana. Yego atunga abakozi bayo, ariko bifitiye inzira byagenwe, atari icyizere wagiriwe ngo uyabare, ukayapfunyika atakugenewe, tutinye no gupfunyurura ku kebo k'abakene. Gabanya akaboko karekare, umusumba byose si uko ateye, ejo atazakwitura ugaseba, ugasaza ukunda gusebanya, n'ikinyoma cyawe ngo Imana iravuze. Nihita Yezu wakayijuka kaserukotsa rwa ruhage rwa bigogo bya muto wa muhondogo wa nkoko ya nkwakuzi, isata ishoka bagasamara ibishyika bishyika umutware ku mutima, ishyikana ku mubiri, ingeri yasumbye inkiko nyamuca mu gakanga gabari bakagacira icyo ngo mico myiza yahaciye. Hita Yezu Sostene.